Abahinde rero ntibiba kuko barabigishije ngo iyo umuntu yibye agapfa yari igisambo ngo we ahindukaga imbaragasa. Iyo babonye imbaragasa baravuga bati ibi ni ibisambo byapfuye. Babonaga imbaragasa bati ibi bisambo ko byari byinjira. Babonye imbaragasa bati ibi ni ibisambo rwose byapfuye. Kandi bazi yuko umuntu mwiza w'intungane utarigeze yiba yapfuye ahinduka inka. Mu Buhinde inka nta n'imodoka ivugiriza ihone. No. Inka iyo ari nziza ho rero pega umuntu mwiza yapfuye ari igikoma ngoma. Bazi yuko iyo umuntu apfuye aje mu kintu cyiza nangwa akaja mu kuba imbaragaza. Mugoroba tugiye kwiga urupfu. Uruki urupfu muraruzi? Mwararubonye se? Ninde wabonye urupfu? Ninde warwumvise? Ninde wumvise urupfu? Ntimwarubonye ntimwarwumvise ariko muzi ko ruhari. Rubaho. Urupfu tugiye kureba yuko atari umurage wacu. Ndongera ngarukiye ku magambo twize ejo. Turongera dusubire mu itangiriro. Turasubira mu itangiriro igice cya mbere. Turongera duhere ku isomo nyamukuru. Mu masomo ya Bibiliya. Iri ni isomo kaminuza. Isomo ryerekana itangira rya muntu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Uwiteka Imana iravuga iti tureme abantu bagira ishusho yacu base natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Tureme abantu bafite ishusho yacu. Ejo twize ko umuntu yaremwe asa n'Imana. Yagomba guhabwa inshingano agakora. Akagira ibyo akorera Imana. Yagomba kuba igisonga gikiranuka kandi kigendeye mu mahame shingiro y'Imana. Imana imaze kurema uyu muntu, igitekerezo cyo kumurema kimaze kurangira, nibwo umuntu aremwe. Umuntu turongera tukamusanga mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 8. Ariko reka duhere ku wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uyu muntu rero abaye muzima. Ararebye, aravuze, arakoze, arabajije, aratekereje, aribajije, atangiye no kwisubiza. Kuko abaye muzima, Imana iramujyana imukebera iparisere yo kubamo kandi imuheramo n'amategeko ya yandi twizejo. Ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi uzaje urya imbuto zaco uko ushaka. 17. Ariko igiti kimenyesha itsija nikibi ntuzakiryeho, kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ubwo ribaye itegeko urupfu rubayeho, itegeko ry'Imana, kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Nyuma yaho haza irindi tegeko zitari ry'Imana. Itangiriro igice cya 3
murabona ko ndi kwihuta ku masomo, ndi kuyihutamo cyane, mfite impamvu. Weho buri somo turacyaho urimenyere umwanya waryo urishiramo wowe ubwawe. Iyo nzoka umurongo wa 4 w'igice cya 3, iyo nzoka iramubwira iti gupfa ntimuzapfa. Yakurahiye gupfa ntimuzapfa. Imana yo nyiribihe byose iravuze ngo kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzagenza ute? Uzapfa. Habonetse irindi tegeko, gupfa ntimuzapfa, ahubwo gusuzugura Imana harimo igihembo, nguko Satani avuga. Dore gusuzugura iriya Mana harimo igihembo, muzaba nkayo. Dore kuyisuzugura ibyo yavuze mukabikuraho harimo amahirwe, kandi muzaba nkayo. Arambohoye, muzaba nkayo. Ibyo gupfa ntabwo muzapfa, muzicwa n'ikize. Amatunda yishe nde? Aho mwayaririye, aho inzoka twayaririye, twapfuye ryari? Wetse ibikangisho muzicwa nande? Satani ati ndabarahiye gupfa ntimuzapfa, ahubwo hari icyo nzi, muzaba nkayo. Gusuzugura Imana harimo amahirwe, niko Satani abwira ikiremwa muntu. Akwereka amahirwe yo gusuzugura Imana, akakwereka ibyiza uzageraho wasuzuguye Imana. Uzagira umudendezo, uzazamuka mu ntera, uzaba umunyacyubahiro, uzakundwa n'abantu bazagutinya. Yemwe gusuzugura Imana ni amahirwe. Satani ati cambuka riryaho ukareba ukuraba. Ibyo gupfa ni igikangisho. Satani ngo yari afite intego. Filozofiye yavugaga ngo yari abizi ko bazapfa rwose, ariko hari umuteguro yari yateguye, yari afite plan, yari afite plan ndende. Ntabwo ndabayishurira byose, ngiye kubabwira uduce. Reka mbabwire ko gupfa ntibazapfa. Icyo ngeneye ni kimwe, iyo nza kubona abanyuranije n'Imana yabo gusa. Imana ikiri mu gahinda, niko Satani yatekerezaga. Imana ikiri mu gahinda, Imana ikiri mu bibazo by'umuntu wayicitse, uyu muntu ndamwihutana. Icyo ndakora ndakizi, ndamwihutisha, ndamujyana na ku giti cy'ubugingo. Imana iraje gukanguka, yamaze kukirya, maze nzarebe azaba hiteka. Urupfu rwaramwanze, urupfu rwaranze kumwica, ntazapfa, ariko ingaruka z'icyaha zo zizamubaho. Azagenda bagasaza, asaze yongera asaze, kugeza igihe azaba nk'igipapuro, yongereye gupfa. Azarwara, bazifuza urupfu ntibazarubona. Imana bazayituka ku manywa na nijoro. Tuzaba ari udusaza twinshi n'utwuzukuru n'utuvivi n'utuvivura, bwose buryamye mu mihanda. Aho dusaza tuzagwa, tuzumira aho ngaho ariko ubudapfa. Bazaba amagufa yonyine masa, ariko urupfu rubange. Hazabaho gutuka Imana iteka ryose. Satani niwo mugambi yari afite. Yari azi ko barapfa, ariko ati ndahindura imikorere,
ndabajyana ku giti cy'ubugingo. Muzasome mu gice cya 4, bamaze kurya ku giti cyabuzanijwe, ijuru ryaratabaye. Ijuru ryaratabaye ngo ubwo rero hariyaho umudendezo yawukoresheje neza, ubwo yabaye umunyabyaha mu mwaka uburenganzira. Rero umudendezo ntashoboye kuwukontorora. Intumwa zihute zihagarare ku giti cy'ubugingo atarinda yakiryaho. Ijuru ririhuta, haza marayika ukomeye ahagarara mu nzira zerekeye ku giti cy'ubugingo, arahafunga. Satani yarihuse ati ndagiye kureba uko byifashe, nawe ubwe ntiyahangaye kugerayo, yasanze haka umuriro, inkota irabya yari hafi aho. Satani aratinya ati ikinyoma canje girapfuye, uhereye ubu ngiye guhindura imyumvire, ngiye guhindura ibitekerezo by'abari abantu, none nibapfa ndabigenza nde? Urupfu rwatangiye kubinjiramo, batangiye guhunga Imana, batangira kumva imirindi Imana itaraza, batangira urwikango, batangira kugira ubwoba, bumva hari ukuntu ibintu byabaye. Amaso yabo yari yamaze guhuma, ntiyari akibasha kureba ibiri hirya y'igikuta, bari bakibasha kureba ibiri hirya y'igiti. Bumvaga ubwo batari kubireba, ubwo n'Imana itari kubareba. Bumvaga batumva ubwo tutagishobora kureba hariya, buriya n'Imana ntikitureba. Noneho batangira kwikanga, ariko se niba iki birakurikiraho? Inyuma y'ibi hari iki? Imana hirazira turavuga iki? Mbese biragenda bite? Batangira kwinjirwa mu cya kintu n'uyu munsi abantu bagifite, abakora ibyaha n'uyu munsi barihisha. Nta wari waje kwiba ngo ashire itangaza ati ndiba ndaje. Nta wari waje gusambana ngo avuge ati bo mwe muhagaritse zira modoka mbanze uyu mukobwa mpuriye nawe mu muhanda mbanze njye muri iki kibazo. Kamere muntu iracihishe kugeza aho umuntu ahisha ibyaha n'uwo bashakanye, kugeza igihe umugore agira ibyo batabasha kubwira umugabo we, kugeza igihe umugabo ahisha umugore we agire amabanga atamubwira. N'uyu munsi umwene muntu aracihishe, bidatinze urupfu ruraza. Bibaza ko uzapfa mbere ninde? Imana imaze gutesha inzira zigiye ku giti cy'ubugingo, ntibakikiriyeho, ahubwo bagomba gupfa rwose. Iyo dusomye hariya mu gice cya 4, yamagambo nababwiye ari mu gice cya 3 umurongo 22 kuzamuka, birukanwa mu Edeni. Noneho reka turebe igihe urupfu rwa mbere ruziye, mwumve n'akaga karwo. Gupfa ntimuzapfa. Tangira igice cya 4 uhere ku murongo wa 8, niho urugamba rwari ruhiye. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Iwacu mu Gaturika tumwita Gahini. Gahini yamwicishije umuhini. Umuhini murawuzi? Gahini akoresheje agahini nangwa gahiri nangwa gafuni. Iwacu tumwita gafuni, gahini, gahiri. Kayini aramuhagurukira aramwica. Amaze kumwica yamukubise ikibando nangwa ubuhiri nangwa umuhini mu mutwe, amuhoye itorero. Intambara mu itorero yatangiye icyo gihe.
bapfuye amasengesho. Kuri cya gitambo cya mbere Imana yatambye ejo twasomye, Adamu yasize ahawe gahunda yo gutamba n'isaha. Isaha y'ikigereranyo ni 9:00. Iyo saha yari isaha y'igitambo kuva Imana yatamba bwa mbere kugeza i Karuvari. Ni 9:00 z'amanywa. Rero n'aba bahungu bagomba gutamba ibitambo kuri iyo saha ise yababwiye 9:00, ariko bakavusha amaraso. Kayini wari umuhinzi na Abeli wari umworozi, bagomba gufatanya umurimo. Kayini yagomba kuja afata ku musaruro, ku mwero w'ibyo tunze yejeje, akajanira umworozi akamuha itungo ryo gutamba. Ishyari riraza muri Kayini, yumva atarafata imyaka ye ngo ayihe umworozi. N'uyu munsi ahirya no hino hongera umuhinzi n'umworozi ntabwo barebana neza akenshi, kandi umwe yahundi ubwatsi, undi akamuha amata, undi akamuha ibyo kurya, undi akamuha uruhu rw'inkweto, undi akamuha bahanahana ububasha. Ariko n'ubu umuhinzi n'umworozi usanga hari aho bari gushotorana. Umworozi yagera ku bigori by'umuhinzi bibyibushe, ariko hanyuze inka akazijyana buhoro, inka yashora umuntu ugiye kugifata akaba yiretse, yamara kugifata neza akayikubita ngo igitambukane. Umuhinzi nawe ati yemwe, ati zino nka zirakabagwa. Izi nka zinyuza zirakabagwa, ziri hehe azibaga zose akazimara. Umworozi ati bino bigori uwabiragira bibereye inka we, inka zanje zabwiriwe, uwazishiramo isaha imwe. Nguko icyo ni ikiganiro kitari muri Bibiliya, ariko uyu Kayini ntabwo yishimiye umubano yagomba kugirana na mwene se w'umworozi ngo bahanahane impano zabo, bahurize ku gitambo cy'amaraso ashushanya Kristo umwana w'Imana. Ahubwo Kayini aravuga ati, nanje niba ari intama ze yavushije amaraso, nanje mfite ibiva amaraso, mfite ibinyomoro, mfite n'ibindi byinshi bizana amaraso y'umutuku. Niba ari imituku nanje ndayifite. Imituku ndayifite, niba Imana ikeneye iyo mituku yayo, nta matama yampaye, ndashiraho imituku y'ibinyomoro nzarebe nanje. Bagacana umuriro wo kutwika igicaniro ku gicaniro, nuko umuyaga ugahuha ngo ugerageze buri gicaniro, buri gitambo, umuyaga irahuha ngo igitambo kinyeganyezwe. Imiyaga yahuha ije kugerageza ibitambo by'abari abagabo batambiraga rimwe, umuyaga ugahuha, igitambo gihwanije n'isezerano, umwotsi wacu ntuhuhwe n'umuyaga, ugahagarara wemye mpaka, naho umwotsi w'ibyatsi ugacumba hasi. Uraziza umuntu uko yasenze akumvikana n'Imana. Ubwo asenga akumvikana n'Imana akwiye gukubitwa ubuhiri agapfa. Kayini ati no, niba twari tuje gutamba ibitambo muri iyi saha ya 9:00, Kayini aza yafashe icyemezo, guhora ndatamba umwotsi uraje hasi, ntabwo mbyumva. Uyu munsi ataratamba ndamutamba, ndamwisha. 9:00 isaha yo gutamba igeze. Kayini ntirwa aracana umuriro, akaraga ubuhiri, akaraga ikibando, agikubita
umwana w'Imana mu mutwe. Abeli waruje mu iteraniro gusenga Imana arasinzira. Imana ibona mu itorero hasigayemo Kayini w'ikiganda. Itorero Kayini ni usigaye ariyoboye wenyine. Imana iza kumuhamagara ngo yature ibyaha bye, nguko yaje guhamagara se. Imana iragaruka iti ndongeye mfushije undi, ngiye noneho kiragihe napfushije umwe, ubu ni babiri. Mfushije Abeli araruhutse arasinziriye, ariko Kayini nawe nta bwenge asigara, kandi kumushaka. Uwiteka Imana irahamagara, niko Kayini, ndaje nkubaza ikibazo. Murumuna wawe Abeli wambwira ahantu arihe? Iri jambo rivuga ngo arihe, Yesu cyangwa se Imana yakoresheje ya mvugo, yakoresheje ishaka ise wa Kayini. Adamu we wowe urihe? Ngo asobanura ahantu yagiye. Ubusobanuro ni ndihishe. Umuhungu we rero nawe agiye gushakwa. Yewe Kayini urihe? Wa muntu wa mugenzi wawe murumuna wawe Abeli ko yaraje mu materaniro, ko yagomba gutamba igitambo, ko igitambo cye nta kibonye, none kari weho nsanze mu itorero. Yewe Kayini we, Abeli ari? Igisubizo yabizi se. Urukumbariza iki? Ntumbaze ibyo abizera bawe, ahubwo se ko ari usenguka mwumva, ahubwo umwibaze ari nyine. Ntabwo nzi yari uri kumumbaza se, ndi umurinzi we, kwari wowe urinda abantu bawe, ahubwo ari. Soma wumva uko Kayini yasubije, ntumbaze ikibazo. Uwiteka ati murumuna wawe Abeli arihe? Kayini arasubiza ndabizi se. Ubwo se urambariza iki? Cyo ni igisubizo wasubiza Imana. Ndabizi se. Urambaza se ubundi wanshinze kumurinda, ko nawe ubaza nibidasobanutse, ko numva kuri Imana ukaba ari wowe urinda abo waremye, ukarinda data n'abakwizera basenga neza batari jewe, ahubwo nawe byibaze yapfuye uri. Ntumumbaze rero, ntabwo ndi umurinzi we. Uwiteka abwira Kayini ati noneho rero ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho nkubwire Kayini we, ubaye ikivume ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwayo kwavushije. Ubwo uri umuhinzi rero, uhereye nuhinga ubutaka uhereye kuri iyi tariki, ntibuzongera kukwerera umwero, uzaba igicamuki. Arega ntabwo ukwiye no kubura kuba inzererezi ngo ube mayibobo. Kayini abwira Uwiteka ati oya, ibyo byo nto nabyihanganira. Icyo gihano umpaye cyo ntabwo gikwiranye nanje, urampohoteye. No. Ntabwo mbyumva ukuntu wamba igihano gikomeye kingana gityo. Kwica umuntu bigomba igihano kingana gityo. Igitangaza. Ariko namwe nimwumve rwose, ndashaka ko mwumva akaga k'umwana w'umuntu. We yari yishe iki? Yishe umuntu. Nuhinga ntuzeza, ubwo sarapfuye, ubwo nta kirihora.
si uko hazera bikeya gusa. Ikindi uzaje uragenda uzerere, uzaburisha ikizo, uri inzererezi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpanye kirenze ico nakwihanganira. No. Ntabwo ibyo byo nabyihanganira, urambabaje. Bose ico ni igihano abantu b'Imana bahabwa. Ntamwishe yego, ntamwishe byo, ariko rero nawe urankabirije. Umunyabyaha we ntashaka guhanwa, ashaka guhana abandi ariko wadahanwa, ashaka gukubita abandi ntagire umukubita. Umanye igihano nta kwihanganira. Dore nawe umva, unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa. Ngiye kuba igicamo cy'inzererezi mu isi, kandi ngubwire ikintu kintangaje kurusha ibindi byose, ugiye kuzatuma abazambona banyica. Bazanyica. Niba hari abantu batinye urupfu, uwa mbere yabaye Kayini, kuko Kayini we yabonye uko urupfu ruteye. Yabonye uko rwagaraguye muri umunawe, yamukubise ubuhiri, arasamba, aragaragurika hasi, avirirana amaraso, abona ukuntu agundagurana n'urupfu. Yapfuye amwitegereza, maze biramuhahamura. Nicyo cyatumye yumva tumva, yemwe umuntu umeze nkanje nawe akwiriye gupfa. None kutumye bazanyica, uzatuma banyica mana. Kayini uriya yaguye mu kaga katavugwa. Inkuru bidatinze yumvikana kuri ba babyeyi, kuri Adamu n'umugore we Eva, yuko umuhungu wabo yapfuye. Baratabara baza kureba, ntibari bazi uko urupfu rumeze, ntibari bazi uko wapfuye amera. Uwo mwanya nibwo Satani yabonye umwanya wo kubashinyagurira. Cya kinyoma cye Satani yari yahinze umushitsi, ati ndagira ko none umuntu apfuye, ndagira nte ko bagiye guhishukirwa n'ibyanje byose. Ariyinjira mu bwenge bwabo, ntiyaragisaba uruhusa, kuko yarabonye irembo rikinguye ribinjiramo. Aja mu bwonko arabigisha, arabahugura ati muhumure, uyu muntu wanyu, uyu muhungu wanyu burya ntabwo yapfuye. Ntabwo ari uko abantu bapfa. Ubu hari ahandi hantu yagiye, arabaragaruka, mwe mumutegereje, arabashinyagurira biteye ubwoba. Ari ahantu agiye, buriya hari ahantu yagiye, buriya yagiye ahantu heza, ahubwo ubu yagiye gutembera ahantu haryoshe. Ubu ari mu bwiza, ubu ari mu munyenga, ubu ari mu mudendezo. Ya miruho yanyu ntakiyitayeho, ubu ameze neza, ari ahantu heza cyane hatangaje. Uyu Adamu n'umugore we bafashe uriya musore, basanga byarangiye. Baramufata umunsi wa mbere, baramwakukanwa ku munsi wa kabiri. Satani arabashinyagurira, mutegereza azaza. Umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, aba yaboze, aba yanutse. Ijuru ryaratabaye, abamarayika baza kubahugura, bababwira ko byarangiye. Yari gahunda y'Imana ngo urupfu baruzinukwe rwose, babona ingaruka z'icyo bakoze. Nawe reba gufata iminsi irenze 2, 3, 5, umusore w'ibiro nka 800, 700. Abasore b'icyo gihe bapimaga ibiro byinshi cyane. Tuvuga ko Adamu ubwe, uburemere bwe yakururaga ibiro hagati ya 900 na 50 n'igihumbi. Uburemere bwa Adamu. Umugore we yari hagati ya 800 na 900.
urumva abo basore uko bari bameze, abana babo bari muri za 700 bari bagikura ari abasore. Fata ibiro 700 byapfuye, ubifate amasaha 28. Uko ababyeyi mukunda abana, umugore ati yabumbaye ndebe we mpereza ndebe, agafata agahamagara aberi we wapi reka da aberi wapi. Satani ngo ntabwo yapfuye, ahubwo hari aho yagiye. Byageze igihe ababwira tumva ntabwo azirirwa aragaruka muri isi y'amacuho, yibereye ahantu heza. Ikinyoma cya Satani cya mbere kirengeje ibindi byose ni ikivuga ngo gupfa ntimuzagenza mute, ntimuzapfa kuva uwo munsi kugeza kuri iyi saha. Mbabwire inshuti bavandimwe, kuva icyo kinyoma cyavukira muri Satani ngo gupfa ntimuzapfa, akibesha Adamu, akibesha ababyeyi bacu ba mbere n'abakurikiye, icyo kinyoma n'uyu munsi kuri iyi saha turiho aracyagikomeyeho, uretse ko agenda agisiga amarange gusa, naho imvugo nimwe. Isi yose abantu bazi yuko iyo umuntu apfuye hari ahandi hantu abagiye. Amadini yose yose, yaba ya gipagane yaba amadini ya gikristo yose, ndabanza gukuraho ndagaruka nyuma, yose uretse rimwe naryo ririmo bake bizera ko iyo umuntu apfuye abapfuye. Nako gasigaye, nako gati kadacitse, ririmo bangahe? Bake. Amadini yaba ya gipagane yaba ya gikristo yose, uretse rimwe gusa rifite iryo hame, naryo iryo hame ryizerwa n'abakeya muri ryo, ko iyo umuntu apfuye nta kindi abazi, nta kundi gutekereza, nta bundi buzima. Amadini yose bemera ko iyo umuntu apfuye hari ahandi hantu abagiye. Amadini ya gipagane, iry'idini navukiyemo rya gipagane iyiwacu, bari bafite imana yitwa Rutindangezi na Nyiramukiga. Abandi mu Rwanda bafite ryangombe rya Babinga mwene Nyundo. Abo ngabo bazi ko iyo umuntu apfuye aba ahandi hantu abaye umuzimu. Abazimu rero biwacu ngo baje mu birunga, iwacu duturanye n'ibirunga. Iyo umuntu yapfuye aba umuzimu akaje mu birunga. Hari imiriro yaka muri ibyo birunga ibihe byinshi. Daterambwira ati wa mwana we, buriya n'abazimu batetse. Buriya abazimu rero bamwe bari kunywa itabi, baracanye ngo babone uko banywa itabi. Nuko rero ko nari ndi umwana ngumva nibyo, buriya abazimu bari kunywa itabi. Igihe kimwe iwacu baje gakuraguza mu bapfumu, nuko nakundaga baje kuraguza, kuko barazaga bakavuga batumva hano harapfa umuntu, none badusabye gutanga ihene nangwa inga ngo abazimu bayirye. Kubera ko nakundaga inyama rero cyane, nishimiraga ko iwacu hapfa umuntu, ngo abapfumu bavuge bati harapfa umuntu, ngo bagure ihene nangwa inka yo kurya maze ndye izo nyama. Idini ryo mu Buhinde, Abahinde hari ikintu bizera gitangaje. Ushobora kuja mu Buhinde ugashira amafaranga mu muhanda ntibazayashikire ntibayibe. Mu Buhinde ntabwo biba, kubera idini ryawo
ryababujije kwiba, kuko barabigishije ngo iyo umuntu yibye, keretse abanyarwanda ubwo cyangwa bagiye kuzageraho n'abarundi bazabigisha kwiba. Abanyarwanda baje bagira ibintu byo kurimanganya, baje biba. Nigeze kujya hariya Igoma mu myaka nk'itandatu ishize, nagiye Igoma ngiye gushaka amakabure y'amashanyarazi, mu Rwanda ntayarariyo. Ngeze Igoma sanga amafaranga najyanye ni make cyane, aravamo imisoro gusa. Pasanga umukongomani w'umucuruzi arandeba mfite Bibiliya, ni najyanye bira ntabwo nkunze kuyisiga, bihe byinshi banyifite, nambutse umupaka nyifite. Nuko aranyitegereza, ngezemo mu maza igiciro c'amatsinga nanga harambwira aya makabure yawe, ambwira ibihumbi. Ntabwo tubara n'imisoro, tumaze kubara imisoro ndabarisha ikabure ingana icya, hara kuri duwani rasora ngahe, bambwira imisoro, nsanga imisoro iwanye nayo najyanye yose. Nti wapi, mbwira umucuruzi w'amakabure ntibika ikabure yawe ntabwo nkiyijyanye, kuko ntonayigura, ayo mfite ahinganye n'imisoro, sinayigura kandi sinayisorera, ndataje nsubiyeyo. Nteri ntambwe musezeyeho, arambwira ati, yampamagaye ko yabonaga nambaye karavati na Bibiliya, ati pastor, ati pastor nti, ati garukana, ati reka nkubwire nti, ati kweri si ubwa mbere nkubonye nti cyane, wowe si ubwa mbere umbonye nti rwose, ati reka ze nkwereke nti. Ahamagara umushoferi we, ati we shoferi, ati pakira iyo kabure, cyane uyu mupasitoro umugeze kuri duwani, ayisorere ayambukana yijyane wabo, je ndamutegereza zanzanira amafaranga. Hey, reka arabaye. Sawa, ndaza arapakiye, nicaye muri kabine, turaje pick-up iraje, tugeza kuri duwane, barapakuruye, barapimye, ndasoze, maze gusora, bampaye igikamyo kirayigeza iwacu mu Ruhengeri. Ndagiye babonye ikabure y'amashanyarazi, bati ni igitangaza, ni igitangaza, ni igitangaza. Urayizanye? Nti ndayizanye, ariko n'ubugingo bwanje nzanye. Mbabwira uko byabaye, bati naje nafashe umuhigo ngo kubera kwizera kuriya mugabo, ubu nubwo amafaranga abaturage batinda kuyansubiza, niteguye kugurisha ibyo ntunze byose, itariki yambwiye akabona nambutse umupaka muzaniye amafaranga, nta nyandiko twandikanywe na ngeya. Amafaranga kubw'amahirwe mba ndayabonye na mbere y'icyo gihe. Nahagurutse iwacu saa 12, saa 2 nari kuri duwane, saa 2 n'igice nari mu mujyi wa Goma, namaze kuvunzisha amadolari. Saa 4 igeze, umugabo witwa Shinge utazi ikinyarwanda na gike abona ndinjiye, arashiguka aratangara ati, pastor unakuya kabisa kweli, nimekuja, naje, nimefika, ufite amadolari ndi ngaya. Arabarasanga hwanye na za miliyoni 2 z'amanyarwanda natwaye ku ikabure ye. Arahaguruka reka gucuruza, ahagarara mu bakongomani ati, kabisa kwe, mbabwire kabisa, burya haracara abantu bazima, haracara abantu bameze bate. Iyi si abantu bayihahamukiyemo nta cyizere ifite. Ubu kwizera umuntu biragoye. Arakubwira ati, mbiza amafaranga aho ngaho ndayazanye mu kanya, naho ni itike yo kwigendera. Anaenda Dar es Salaam, hata rudi hapa Bujumbura, ntazagaruka aragiye. Unitike umuhaye yo kwigendera.
Abahinde rero ntibiba, kuko barabigishije ngo iyo umuntu yibye agapfa yari igisambo ngo we ahindukaga imbaragasa. Iyo babonye imbaragasa baravuga bati ibi ni ibisambo byapfuye. Babonaga imbaragasa bati ibi bisambo ko byari byinjira. Babonye imbaragasa bati ibi ni ibisambo rwose byapfuye. Kandi bazi yuko umuntu mwiza w'intungane utarigeze yiba yapfuye ahinduka inka. Mu Buhinde inka nta n'imodoka yivugiriza ihone. No. Inka iyo ari nziza ho rero, mbega umuntu mwiza yapfuye ari igikoma ngoma. Bazi yuko iyo umuntu apfuye aje mu kintu cyiza nangwa akaja mu kuba imbaragasa. Iyo ni imyizerere yabo. Umwami wabo yarapfuye, baramutwika. Hari imico bagera yo gutwika ivu rye. Yari yaratanze itegeko ngo arashaka kuzategeka Afrika na Aziya n'Ubuhinde. Atariko njyewe umusinapfuye ivu ryanje muzarijyane ahantu Nili, hariya muri Victoria, aho Nili iva isosoka muri Victoria igiye. Aho niho ivu rye barisize, n'icyapa cye kiracahasishinze. Noneho bizera ko ubwo noneho yagiye mu mazi y'inyanja y'Abahinde, ubu Afrika arayigose, agosa Aziya n'Ubuhinde, aho inyanja y'Abahinde igeze hose bazi ko ari umwami wabo. Yitwa inyanja y'Abahinde kuko n'umwami wabo ni mwari. Amadini yandi ibya basogokuruza nababwiye ko rizi yuko abapfuye ari abazimu, bagiye bari abazimu, bagiye ahantu bagiye gutegeka. Byageze igihe iryo dini barinyigisha neza kugeza igihe nifuza gupfa kubera gukunda inyama. Navugaga nariko ko none batari kuzana inyama ubu biragenda bite? Ndi umva kugira ngo ndye inyama neza rero. Iyo abana ari mfuye noneho jewe nkaba umuzimu rero nabonaga iwacu babahaye nk'inyama nka rimwe mu mwaka, kabiri gusa, nkumva ni gakeya. Genda shaka gupfa unimba umuzimu, nzaje ndabazi nka buri munsi, mbazi ihene buri munsi. Njewe n'inkoko nzazirya kuko abazimu iwacu ntibaryaga inkoko. Jewe n'inkoko nzazirya, uzampa n'inkoko nzayifatira, ndabatera imisonga. Kwa abazimu ngo batera ibibazo, hanyuma wabaha ihene bakadohora. Cyane ndabatera imisonga, nanjye kure abashiraho ihene, niba buri ihene bamba inkoko. Niyo myizerere nari mfite. Aho mbere y'umukristo bamaze kunyita Agustini, numvise yuko noneho mfitanye isano na Mutagatifu Agustini uri mu ijuru. Abazimu b'abapagane baje mu birunga, abazimu b'abakristo bapfuye bo bakaja mu ijuru bakaba batagatifu. Iba Mutagatifu Agustini, Mutagatifu Mariko, Mutagatifu Kariparipo, Mutagatifu nde, amazina ni menshi. Umunsi umwe icyambabaje, twariho dushingura umuntu wapfuye wari witwa Yosefu. Yosefu yari amaze umwanya muto, amasaha make yapfuye. Imihango agomba kuyoborwa n'umupadiri. Padiri arazayobora imihango, turahagaze. Aratubwira ati bakristo bavandimwe, ubu ngubu mureba turaha, uyu Mutagatifu Yosefu, umuvandimwe wacu Yosefu, ubu ngubu yamaze kugera ijabiro kwa Jambo. Ubu niyo yibereye. Ubu turaha ngaha ari kutureba akisekera ahubwo. Maze nareba amarira ya mushikiwe, nareba amarira y'umugore we, nareba amarira y'utwana twe yasize. Ntariko se kandi niba ubu Yosefu ari guseka, ubu we ni muzima, ubu afite mu mutwe hazima.
niba ari guseka yaje agahumuriza uyu mugore we akamuvana muri aka gahinda. Nigeze kubaza abasaza b'iwacu ikibazo, numva abazimu ntangiye kubasuzugura. Hari impamvu nabasuzuguye, hari icyo napfuye nabo. Umunsi umwe nyogokuru yari yarapfuye, bashaka kumugarura mu rugo, bamwubakira akazu gatoya ngo niko azabamo. Noneho hari na senge wapfuye ku nzara yitwaga Rudakangwa Imishanana, yari yarapfuye muri za 45. Rero bashaka kumugarura mu rugo, nawe bamwubakira akazu nk'ari. Hari akazu ka Nyabingi, hari akangira mu Kiga, hari akarutindangezi, akanyogokuru n'akasenge. Noneho bashaka yuko babagarura mu rugo. Tuzana babishinzwe rero, bati nukugura inka n'ihene y'igisasiro, maze ihene turayibaga, inka barabaga, bazana inzoga nziza z'ubuki, nta byeri yahageraga ya kizungu, ni inzoga za Kinyarwanda. Turanywa turasinda, turya inyama zisigaye turazimanika aho ngaho, turazibika tuti na hejuru, tuzishira mu ngoro ya Nyabingi. Habaye ni nijoro, imbwa zirazitunda za nyama zose zirazikurura, zirazijyana. Tujye gukanguka mu gitondo ngo duteke inyama, turazibura. Tuzishatse turakurikiraho imbwa zazinyujije, dusanga zazijanye pfo mu muhora w'umubande waraho. Zirazirya zirazinanirwa, izasigaye intozi murazizi. Intozi ziraza zizijyamo ziruzura, wasangaga intozi zabaye akagunda ari ikirundo. Kuva uwo munsi abazimu ndabanga. Mbega ukunda abazimu ari ibicucu. Abazimu vrema ntibashoboye no gukubita imbwa zabaryanye inyama. Niba umuzima adashobora gukubita imbwa, adashobora gukubita imbwa kabisa. Niba uyu muzimu wananiwe gutesha imbwa zikamuryana inyama, uyu muzimu ni muntu ki? None ntangira kumusuzugura, njya kubaza abasaza, ko mwabasaza mwe nimumbwire umuzimu ni umuki? Bon, umusaza tumva umuzimu nyine atari kujira muvuga witonze. Oya mbwira umuzimu ni iki? Ati umuzimu nyine ni umuntu wazimye, ni umuntu w'umuzimu, mbese bisobanura kuzima, ikintu cyazimye n'ibiki byose. Ngiye mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda sanga umuzimu ni ijambo rikomoka bamwitira umuntu wese bamwitirira ahantu yagiye. Abarundi kubera ko bari i Burundi, Abanyarwanda kubera ko batuye mu Rwanda, Abakongomani kubera ko batuye muri Kongo. Iyo umuntu agiye apfuye, agiye ikuzimu, iwacu bahita ikuzimu. Iyo ugezeyo rero, igihugu cyawe cyitwa ikuzimu, bisobanuye ngo uriyo ni umuzimu. Umuzimu, abazimu, kuzimuni Ikiswahili, kuzimuni, ikuzimu, abariyo ni abazimu. Ntabwo ari abazimu. Kinyarwanda hari aho bavuga ngo abazimu, oya ni abazimu kuko bari ikuzimu. Nta bundi busobanuro. Kandi abo bari ikuzimu ntibumva, ntibavuga, ntibatekereza, ntibazirikana, ntibibuka, ntibarwana, ntibagira imipaka, nta politike, nta mashuri, nta gifaransa, nta mibare, nta kwishira hejuru, nta gasuzuguro. Abaririmbyi bakera biwacu bitwa impara, bo bararirimbye ngo nta mukuru w'ikuzimu, nta urusha abandi ubuhanga, nta wamenyereyeyo, nta wubatse inzu zisumbiza abandi. Abariyo bose banganya ububasha, banganya ubushobozi. Imvugo nimwe, indimi zirangana, nta Gishinwa, nta Kirundi, hakuna Kiswahili, nta Kifaransa, nta Giheburayo, oya nta matematiki iriyo, nta migambwe. Imigambwe isigara hano iwacu ku isi. Ntaco wasanga ngo ukorereyo, nta sambu, nta buhinzi,
nta fumbire, nta mvura, nta nkuba, nta migezi, nta nzuzi, nta bucuruzi. Nahuye n'ikibazo mu myaka mike yishize hano inyuma iwacu mu Rwanda, aho umukobwa witwa Alice, uyu mukobwa witwa Alice yari mu idini ry'abapantekote, aza kubura mu gihe naka ntibamubona, arongera habonekeye aza yakiyogoje, ati njyewe mvuye ikuzimu yemwe. Batiye ati mvuyeyo, ati maze y'imyaka 6, ati nageze ikuzimu, ati nasanze ibintu bikomeye, hari amazu meza, hari abagore n'abagabo, hari abana n'abakobwa, hari abapasitori, hari ibicuruzwa, hari inganda, hari amamodoka, hari ibintu bitangaje cyane, hari abatayeri badoda imishono ngo za pasura zavuye kuzimu niyo bazidodera, ngo badefirije imitsatsi, amavuta defirize mu mutsatsi ngo akorerwe kuzimu. Nuka kaza mu nsengero z'abapentekote kugeza igihe abantu badakwirwa mu nsengero baje kuri stade, atangira kuzenguruka amastade, akaza gahagarara imbere y'abantu ati maze imyaka 6 ikuzimu yemwe. Abandi ngo haleluya, abandi ngo amena. Bati mushiki wacu agiye kutubwira ubuhamya, haleluya, abandi ngo amena. Abantu bize Bibiliya kandi bafite Bibiliya mu ntoke zabo, bazi yuko Bibiliya ivuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko uwukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzaja nta mirimo, nta gutekereza kuzabayo. Uwo mukobwa bamuhaye amafaranga, ahagiye gutanga ubuhamya bagatanga amafaranga, amaze kugwiza arisha poteya. Ubu ntawe sinzi ahantu aba kugeza ubu. Nshuti nkunda, numvise no kuri radio mpuzamahanga bavuga ko nahani wanyi Burundi hari umuntu wavuye ikuzimu. Namwe mwaramwumvise ngo yazutse, ngo yaramaze igihe kirekire yapfuye, ariko mwamundangira ahantu hari. Noneho navuze ntubwo ngiye Burundi bazamumpamagarire tuganire. Ari mwarabyumvise ku maradiyo, nese mwaramusuye. Ari uwagezeyo aba yagezeyo, nta rubanza, nta kuburana. Abazima bakiriho nibo bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi. Ibi bintu mbifitiyemo experience yabyo, ngiye kubabwira amagambo mwitondera. Nanje narapfuye. Mwumve rero, uko mundeba aha narapfuye, uko bapfuye bamera ndakuzi. Umunsi umwe twagiye kwiba, bati none iki gisambo rwose. Mwumve, hari impamvu yari itumye tuja kwiba. Hari ibintu twari twarabujijwe kugeraho, ariko leta ibikomeyeho. Byari ibiti byo kubakisha, kandi twara abasore turugomba kubaka. Noneho tuja kwiba ibiti muri leta. Noneho twumvikana n'abatemyi babyo ba leta ko baratwemerera igiti kiguye hasi tukagicaho 1/2 cyaco tukagitwara, bakazabara ibiti ngo ni ibi, ariko hari byo twatwaye. Noneho abakozi baza ari 40 baje gutema ibiti biragwira rimwe ari 40. Ndeba igiti cyiza 1/2 cyico giti, mbona ni igiti cyiza nguriye kujana. Ndajana kiri ndagicunga, uriya ratema nuriya batema y'abantu 40, ariko nje ndigutumbira cyakindi cyanje nariganijeho. Igihe igiti cyambere kiguye, ibiti byose byari bigwiriye rimwe. Nje niruka ndi kureba cyakindi nahisemo, none sinamenya niyi bindi byaturutse. Ikindi giti cyaturutse kinkubita, ndi kwirebera kiriya are birangiriraho. Ntabwo nzi byakurikiyeho. Nibera iyo ngiyo, abaterura baraterura, bajana kwa muganga baraheba arikorera, bajana kwa muganga.
ubwo ngo basigaye bari gucunga agatsi gatoya kari gutera mu kiganza, mu nkengero z'ikiganza hano mu ntangiro z'ukuboko. Bumva hari akantu gakeya kagitera, bati mujanire muganga. Muganga aravura, basanga amaraso ya umutwe muno na nubu ndacafite mu mubande, igufa ryarangiritse, amaraso yatembye aje mu nda. Noneho muganga, abaganga n'abahanga baragerageza, bashaka uburyo bwo gufasha umutima, ariko bashiramo n'amatiyo avanamo amaraso yagiyemo imbere. Mu nda baroza, barahembagura, umunsi wa mbere barahembagura, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi. Wapi bigera kuri wa munsi igiti cyankubitiye ku munsi wa 8, hari saa 8 nibwo abaganga bakomeje gucungacunga. Uwo munsi wa 8 ugeze saa 8 nibwo natangiye kurebesha amaso, ariko nimwumve nkangutse ntangiye kureba. Umva ikibazo nabajije. Narabajije ngo yemwe ko narakangutse mbona mama ahagaze nkaha, mbona n'abazungu babiri bababikira bampagaze iruhande, ndababaza ngo umuhoro wanje urihe? Nyuma y'iminsi ngahe, reka mbabwire ko abapfuye aho bapfiriye nuko bapfuye bazakanguka nari byo barimo. Uwapfuye yiba azakanguka yiba. Nari napfuye ndi kwiba, ndi kubaza ngo umuhoro wanje urihe, n'igiti cyanje kirihe? Bati nimumufate mumukomeze, atangiye kuzana ubuzima. Ubwo ari kwibuka iyo yarari. Mbabaza ikibazo, iyo birangirira aho ngaho n'uyu munsi wa none mba ndi kuzimu, ariko nzi ngo umuhoro wanje, ngo ninkaguka nzabaza umuhoro, nzabaza igiti. Nta muntu numwe ufite ububasha bwo kugira icyo akora ku muntu wapfuye. Yesu wenyine ni uvuga ngo ninje ufite urufunguzo rw'ikuzimu, ninje ukinga ntagire ukingura, kandi iyo nakinguye ntawugenza ate. Ni ufite ububasha wenyine bwo guhindura ubuzima bw'abantu n'abapfuye akabazura, naho abandi twese turi kine. Nta buhanga wakoresha. Ndabyibuka abapandekote bahitwa Kimisagara mu Rwanda, bigeze gusengera umuntu urwaye arabananira, barasenga arabananira, abarapfuye. Apfuye batumva tubwe kumusengera akazuka rwose. Barasenga ku munsi wa mbere aranga, ku munsi wa kabiri ntiyazuka, ku munsi wa gatatu ntiyazuka, ku munsi wa kane ntiyazuka, ku wa gatanu arabora, ku wa gatandatu polisi iraza, ku wa karindwi irabafunga. Nagiye kubasura barabafunze, bati twarasenze yanga kuzuka. Timwari mugiye kwigerezaho, nta buzima mufite, nanje nta buzima mfite. Reka nze mbere iki gitangaje hano. Somo ryacu risoza muri mugoroba. Turebe nyir'ububasha utanga ubugingo akore ate. Igihe yari mwisi yasize aduhaye icyitegerezo cy'uko urupfu azaruhagarika narwo. Urupfu narwo azaruhagarika, niwe wenyine ufite ububasha. Turahasanga mu gice cya 11 cya Yohana, ndahasoma nihuse kugira ngo dusoze. Mu cya 11 cya Yohana hariho umuntu witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe warasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza wuwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati databuja ugukunda yararwaye.
Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati dusubire Yudaya. Abigishwa baramubwira bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kwaduterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko hatabona. Avuze atyo ahera ko arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Bigishwa be bibwira ko avuze gusinzira kw'ibitotsi, baravuga bati niba asinziriye azazuka. Nyamara Yesu yavuga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko batekereza ko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye, nanje nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere nimuze tujya ahwari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi be ati natwe nimuze tujyane nawe dupfane nawe. Narasomye ngo iri jambo Toma yavuze ngo niryo jambo ry'abagabo yavuze ryonyine mu buzima bwe bwose, ngo nibwo bwari ubwa mbere avuze ijambo ry'abagabo, ijambo rikomeza abandi. Ubundi ngo yahoraga arashidikanya, ari umunyantege nke, yahoraga acogoye, yemwe nje ndonde kubyumva neza, nje ndondajyayo. Noneho yumvise yuko umva nubwo twari tugiye kuhagwa mu minsi ishize, tujane na Yesu dupfane nawe. Toma akomeza abagenzi bati bene data nimuhumure, nimuze tujyane turapfana na Yesu. Burya yumvaga ko gupfana na Yesu ari ubutwari, yihagararaho. Noneho amaze kuyagararaho baragenda. 20 Marita yumvise ko Yesu aje aramusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati databuja, iyaba wari hano watinze, waratinze mwana. Iyo uza kuba hano mbizi neza musaza wanje ntaba yararinze yapfa. Ni igitangaza, uyu mugore yagarukirizaga ubushobozi bwa Yesu ku barwayi gusa. Yarazi ko akiza abarwayi, ariko ko atazura abapfuye. Musaza wanje ntaba yarapfuye, kandi cyakora n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati madamu, musaza wawe azazuka. Ijambo ritangaje cyane. Yewe mugore we, uriya musaza wawe azazuka. Uyu mugore nawe yarafite kwizera gutangaje kuja kuntangaza. Aramubwira ati databuja, nzi yuko azazuka, ariko azazuka umuzuko wo ku munsi w'imperuka. Umva ikintu kija kindangaza abantu b'Imana. N'uyu munsi nabo dufite ubuhara batizera ko kumperuka bazazuka. Reba uyu mugore wa kera yizeraga ko kumperuka abantu bazagenza bate. Yesu aramubwira ati wa mugore we, nubwo uri umwizera zamuka mu ntera, witegereza imperuka nije kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yapfuye azagenza ate? Azabaho. Nije kuzuka n'ubugingo, witegereza imperuka naje. Burya no kumperuka nije uzaba waje, n'ubu naje. Nije rero kuzuka niki? N'ubugingo wa mugore we. Yesu aramubaza ati mbese madamu, ahubwo ibyo ngubwiye wizeye ibyo? Umugore arakwepa ntiyahamya neza, aramubwira ati databuja, nizeye yuko uri Kristo wa wundi ukuye kuza mu isi. Aragenda ahamagara mwene se, nawe araza. Ngeze kuri 32. Mariya agezeho Yesu ari, amubonye nawe yikubita imbere y'ibirenge bye.
nawe aramubwira ati databuja yaba wari hano musaza wanje ntaba yarapfuye. Yesu amubonye ararira, arongera abona abayuda ararira. Yesu yongera kurira, abantu batangira kuvuga bati dore nimurebe uko Yesu nawe arize. Ariko Yesu yararijijwe n'uburyarya bw'abayuda bari aho ngaho. Mu mico y'abayuda iyo umuntu yapfushaga hari abazaga kuboroga. Muri icyo gihe rero kubera bizinesi nyinshi abantu amarira yari yarabashizemo batagishobora kurira, bashiraho ikipe izaje ikorera amafaranga. Ikipe yokorera amafaranga kuko baravuga ati ntabwo twapfusha igihe cyacu ubusa, igihe cyo gupfusha ubusa cyarashize. Hano mu gisagara cya Bujumbura nta gihe cyo kuboroga kihari, ahubwo turaba twagiye gukorera amafaranga. None kuko ari umuhango wo kuboroga rero mushake abantu bo guhembwa amafaranga baje bararira tubaha amafaranga, ariko nibura uwo muhango wo kurira ubeho. Hari itimu rero iri kuboroga ikorera amafaranga. Hayi Lazaro we, Lazaro yarapfuye, Lazaro yarapfuye. Bakaboroga saa sita yagera bagakuranwa, bamwe bakaja kunywa abandi bakaja kurya, bagasiga abandi bari kurira bavayo bahaze bati turariye turahaze, abashonje mugende. Lazaro we, Lazaro wapfuye. Yesu abonye izo ndyarya, zibonye Yesu nazo zirongera zitera mu musomyo, zirarira ziraboroga. Yesu nabonye uburyarya bwabo, abonye no kutizera kwabo, kandi ngo nabari kongera kwica Lazaro bangaga Lazaro, bavuga bati yamaze arapfa, ibyo yari yirihaye ngo azatandukana n'abandi, ngo yabaye umwizera napfe ugapfa. Ariko nabo bari mu itimu y'abarira bari gukorera amafaranga. Hayi Lazaro we, hayi Lazaro. Yesu abonye uburyarya bwabo arongera ararira, abonye kutizera kwabo ararira. Bati dore ko yakundaga Lazaro nawe ararize. Abandi ngo wararira ngo kandi sintazuraga bapfuye. Ubuhore katurebe twamufashe. Burya rero mbabwire, uwo n'umufarisayo umwe ati burya babandi yazuye bose nta numwe wari wapfuye. Kwari ukubesha, yari yarabye gusa bagira ngo yapfuye. Burya nta wari wapfuye. Ubuhore kature uyu munsi twamufashe, twamwifatiye. Nshuti nkunda, Yesu yongera kurira arababaza ati none se mwamushizehe? Bati ngwino urebe, twe turahakwigereza turahaza. Ubu havayo urebe. Baramujana bamugeza kwisenga munsi y'ibuye aho bamuhambye. Yesu arababwira ati areba igituro yari amazeyo 4. Lazaro yarapfuye nyuma y'iminsi 4 amaze kubora, kandi yari yaraboze koko. Ahagarara imbere y'igituro, abayuda ngo reka ndebe, ngo bose bari bategereje kumumwaza no kumukoba no kumukoza isoni uwo munsi. Bamwe bari bateguye gutyaza amajwi yo kurwanya Imana. Yesu ahagarara imbere y'igituro arakireba, atanga itegeko. Mw'abayuda mwe, mukureho ariya mabuye yanyu mwashizeho, muvaneho amabuye mwashizeho, kuko akazi kanyu ni uguhamba ntimugira ubugingo. Nimwe mwahambye, mukureho amabuye yanyu. Nyiri ubugingo naje, ndashaka gutanga ubugingo. Hari impamvu yatumye abategeka gukuraho amabuye. Iya mbere, mu murimo wa Yesu akeneye abamufasha gukuraho amabuye agatanga ubugingo. Ubu natwe igikorwa cyacu uyu munsi, iyi porogaramu yateguwe n'iri torero rya Jabe, twebwe turakuraho amabuye, Yesu atanga ubugingo. Akazi kacu ni ugukuraho amabuye, turamufasha Yesu kugira ngo atange ubuzima mu basinziriye. Abayuda bagomba gukuraho amabuye. Icya kabiri, ayo mabuye yabo y'ubugome bagomba kuyakuraho. Nicyo cyigisha ngo n'abariho mu idini muri iki gihe murasabwa gukuraho amabuye mwashize mu nzira. Mwashize amabuye menshi ku bantu bapfiriye mu byaha,
mwabatwikirije amabuye y'ubugome, amabuye y'umujinya, amabuye yo kunegura, amabuye y'inzangano, amabuye y'amatiku, amabuye y'uburyarya. Yesu arababwira ngo mbere yuko ntanga ubugingo mu mujyi wa Bujumbura, abari mu idini mubanze mukureho amabuye mwashizeho, muvane mwayo mabuye, Imana itanga ubugingo mu bana bayo. Uyu munsi wari umunsi ukomeye, ntabwo wagomba kwibagirana mu mateka y'itorero. Abayuda babwira Yesu bati oya, n'abashiki be bati oya, mwigisha yarabuze ari kunuka. Yesu ati ntanze itegeko, yanuka yagira ate, abana banje jewe abanyabyaha banje ntibanukira, mukureho amabuye. Abaha itegeko, abarebye babona byakomeye, bihutira kuyakuraho, ariko basize imiswara ku munwa. Ni igitangaza rwose, ni igitangaza rwose. Agakuraho ibuye akitaza, agakuraho ibuye akitaza, agakuraho ibuye akitaza. Noneho amabuye yabo baba barayamaze, bari kwinukiriza, baja hirya bati bati nguriya Lazaro koko yari yaraboze, n'ibitambaro bamuziritsemo byari byuzuye amazi y'ububore. Yesu rero atera intambwe imwe, kabiri, gatatu, ahagarara mu mbaraga ya Data wa twese. Areba igituro kigira ubwoba, igituro kirikanga. Nta bwoba yigeze agira nk'ubwo abapantekote, nta bwoba yigeze agira nk'ubwanje. Naje muri 1984 umuturanyi wacu yarapfuye, twamubwirizaga ubutumwa, yitwaga Mikayire Michel. Abarapfuye twari tumurwaje, ngiye kuruhuka gatoya, barambwira batamaze gupfa, ndi mwabagabo ngo ntimugira kwizera. Navuga nti Imana, uyu Michel ngiye kumwerekaniraho ububasha bwawe, uyu munsi ndamuzura. Havuga nti Michel arazuka byanze bikunze. Fata icyemezo, ndagenda ndasenga mbwira Imana, umva rero Mana, rwose yapfuye byo byarangiye, ariko ubu ngiye kumuzura. Igihe mpagurutse nk'ugiye kumuzura, ijwi rirambwira ngo oya buretse, abantu babanze baze ari benshi, babanze bacukure, nibamara gucukura abo hirya no hino bose baraho, kugira ngo iyo nkuru yamamare, ubutumwa bwiza bwamamare, umuzure imbaga y'abantu hibereye. None ndamuzura nte? Tangira kwitoza, ndamuzura rwose, ariko ni igitangaza. Ngibuka amasomo, mwebwe abizera muzabwira n'imisozi ngo shinguka hujaha. Mwebwe abizeye muzakora n'ibirenze ibyo nakoze. Nkibuka Petero, nkibuka Paulo n'abandi, kuki bazuye abapfuye, nanje nkaba ndi umwizera. Ndamuzura, ibi byo ntako byigwaragoraho, ahubwo igisigaye ni kimwe. Kabwira Imana, ntubararo Mana, kuzukaho Michel arazuka, ndabikora saa 6 abantu bose bahari. Ahubwo ikibazo mfite Mana, uziko ndi umunyantege nke mu mibereho. Michel namara kuzuka ndifata nte? Nitozo numva uko ndifata, ndakomeza norohere mwuka wera, ndakomeza nicishe bugufi, ariko Mana undinde kwishira hejuru. Michel ho arazuka ndabizi, ngasubira mu masengesho ngasenga, namara isaha bari gucukura, ariko menya biri kumvamo, ngasubirayo kaja gusenga, kongera nkuzura imbaraga ya mpwemu, nkiyuzuza imbaraga, ndi arazuka rwose. Kagaruka nuzuye, mukanya babararangije, isanduku bamushizemo, bayitera imisumari, barikorera, batangira kuririmba rero. Ari indirimbo baje baririmba, ibituro by'abera bose uko bangana, ntibaraje, baramuzanye tu, ngiye kumuzura. Isaha irageze, ndagenda mbwira Imana, ntumva rero Mana, ya saha y'ibitangaza irageze, undinde gucika intege, undinde kwishira hejuru. Icyo ngiye gukora ni kimwe, ngiye guhamagara nk'uko Yesu yahamagaye. Ndababwira ngo ngiye guhagarara ahantu hirengeye, ahantu bagiye kumunyuza. Ndababwira ngo yemwe abahetse nimushire hasi,
cyo ni icyambere. Icya kabiri ndahamagara ngo Michel kanguka, maze akangutse muri kiriya gisanduku agitera imigeri, maze ijuru ryiyerekane uko abantu baraseka bakaririmba. Nari ndi kubibona, areba baraje. Ndasenga amasengesho ya nyuma, Mana rero cyagiye kirageze, nukurenda kwinginze umpe gukomera, ibintu birarangiye, ahasigaye mfata Bibiliya nyubika mu gituza. Ndagenda ahantu hirengeye, ahantu bagiye kumunyuza, abantu bari kuza bari kuririmba, abandi bari kurira. Ku mutima ntibara, ntabwo bazi byenda kuba rwose, bariya nto bizeye. Abantu batizera muzageza rya. Mba nteye intambwe mpagarara hahandi ndamuhamagarira. Baraza baramuzanye, nanjye ndi gutumba mu mwuka, giye guhamagara. Baraje, maze igihe bangeze imbere, ijwi ryo guhamagara ndarikanda, rigiye guhamagara ngo Michel, ndatumba. Hey, igihe ngiye ndi kuzamura ngo mpamagare, numva ikijwi kimbwiye ngo barakwishe wowe kanyagwa, barakwishe, urapfuye, ugiye guhamagara ye kuzuka bakwice. Mba ndamwaye, agahinda karanyica, mba ngiye kuririra inyuma y'ibiti byaraho. Igihe abandi baba bari gushingura nje ndi kurira, arananira kuko nta bugingo nari mfite muri nge. Yesu we yari afite ubugingo bw'iteka ryose, ahagaze imbere y'igituro, igituro kiratinya. Nasomye amagambo ntangaza avuga ngo igihe Yesu yari ahagaze imbere y'igituro, marayika wo mu ijuru yabonye yamaze kuzura imbaraga izura, araza ati mutabare, nyiribihe byose agiye guhamagara abasinziriye, kandi nahamagara bose barahaguruka, abasinziriye bamwizeye bose bagiye gukanguka. Mugende mumubwire ko akwiye guhamagara umwe, amuhamagare mu izina. Naho nahamagara ngo yewe usinziriye, abamwizeye bose ibituro birakinguka. Kandi dore hasigaye igihe gito, mu rupfu rwe niko porogaramu imeze, niho ituro by'abera bizakinguka. Umubwire. Nuko marayika araza amuhagarara iruhande, databuja uhamagare Lazaro wenyine. Lazaro wenyine. Yesu ati ndahamagara uyu wenyine. Arasubira inyuma, maze urupfu ararusuzugura. Abona uko abayuda bari kumureba. Musoma amagambo yavuze hariya ati ndagushimye data. Ijwi ryumvikana, ndagushimye data, jewe ubwanje narinzi ko usanzwe unyumva, ntabwo nari kwirirwa ndasenga, nari guhamagara gusa, ariko ngusenze ku bw'aba bangose ngo bizere ko ari wowe wantumye. Naho gusenga kuri nje si ngombwa, nibo nsengeye. Ndasenze ngo nabo baje basenga ndi kubigisha, ngende uwo gutanga ubugingo nari guhamagara gusa. Ariko reka batazigana bitari byo bagapfa guhamagara badafite ubugingo n'imbaraga nk'izanje. Ndagushimye data, ubwanje narinzi yuko unyumva iteka ntiriwe ndanavuga, ariko mbikoze ku bw'aba bangose. Amaze kuvuga atyo arahamagara. Narasomye ngo yahamagaye n'ijwi rirenga, ngo ryajwi ritanga ubugingo, ryajwi rizazura cyagihe ku munsi wa nyuma, niryo ryari rihagazaho. Ryajwi azakoresha ubwo azazura abapfuye bose, niryo yakoresheje igihe ahamagara Lazaro. Ahamagara noneho ijwi rihamagara ngo Lazaro. Yarahamagaye ngo arareka, nyiramubande zibanza kuvuga ngo ijuru ribyumve n'isi yose yumve, ngo Lazaro, ijwi rye rirahererekana ngo Lazaro, 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 isi yose kuko nyiri ibihe byose yari ari guhamagara afite ububasha.
atanga itegeko ati Lazaro noneho sohoka. Agenza ate? Lazaro ntabwo urusaku rw'abashiki be n'urusaku rw'abayuda inkuba zihinda ntiyagombaga kubyumva, ariko kuko yasinziranye kwizera, kwa kwizera kuzura abapfuye, kwa kwizera kurusha urupfu imbaraga. Nigeze kubwira bamwe bahano, yumvise ijwi rya nyiribihe byose rimuhamagarira mu kwizera. Lazaro arakanguka. Amaze gukanguka atera imigeri, inyo zari zimuriho zigwa hasi, amazi y'ububore yari amuriho aruma. Lazaro asigara bengerana ikuzo ry'ijuru. Asanga imigozi y'abayuda iramuboshe. Yesu abwira abayuda ati nimwihute mwa bayuda muri ababoshi, muraboha nta bugingo mugira, mumubohore kandi mumureke agende. Abwira abashiki be ati umva namwe nimugende mumuhe ibyo kurya yirire. Arisonzeye amaze kane atarya, muje kumuha ibyo kurya yirire kandi mumuhe ahage. Muri uwo mwanya Lazaro ahaguruka yumvise ijwi rya nyiribihe byose. Uwo Yesu utanga ubugingo wo kwizerwa niwe inshuti yacu magara. Araduhamagara muri uyu mwanya nje nawe ko mbese murabyizera ibyo kandi nje utanga ubugingo. Yesu ushobora kugira abakomeye mu muryango wawe bakureba gusa wapfuye ntaco bakora. Komatana na Yesu wenyine utanga ubugingo niyo mahirwe yacu. Uwo ngo utanga ubugingo n'igihe twapfuye agakomeza kutwitaho akazirikana kuzaduha ubugingo buhoraho, uwo ni wowe kwizerwa. Udafite ubwoba nk'ubwanje, udafite intege nke nk'iza nyirabingi na nyiramukiga na rutindangeze, uwo ngo utanga ubugingo agahamagara bapfuye bakazuka niwe mahoro yacu. Bangahe muri uyu mugoroba bavuga bati uwo ni wowe kwizerwa, natwe turamwizeye. Mugire muca turebe kandi azaduha n'ubugingo buhoraho. Ndanezerewe cyane muri uyu mugoroba kuko mumwizeye mwese. Imana yo mwijoro he kumwizera iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu. Ndashaka kureba ibiganza byanyu nabibonye bashitsi bacu, ibiganza by'abashitsi mwenyine nabibonye. Ndashaka ko bisubirayo. Mbese koko uwo kwizerwa muramwemera ngo ababere umwami w'ibihe byose nubwo mwasinzira akazabakangura ku munsi wa nyuma? Abashitsi mwenyine bamwizeye mushire hejuru ibiganza byanyu. Umva muri benshi nimuhagarare, ubuhamya buhagaze. Muhaguruke abamwizeye mwashize ibiganza hejuru, muhaguruke muhagarare ku maguru yanyu. Uwo nguwo wo kwizerwa nta bwoba, kumwizera ntabwo biteye ubwoba, no kumwiringira uwo ni inshuti yacu magara byiteka ryose. Kumwizera n'ukwakira ubwo bugingo ukiri hano ku isi. Lazaro bahawe ubugingo busha bazahabwa n'ubwiteka ryose kubwo kumwizera. Nanje namaze kumwizera byararangiye, namaze guhabwa iryo sezerano mu mutima. Niko kabando ngenderaho ndicumbagiriraho ndi ku isi. Ibiteye ubwoba byo ku isi iyo binteye ubwoba nkibuka ko mfite ubugingo muri Kristo, ndahindukira nkagira umunezero w'iteka ryose. Mbese murashaka kugira ibyiringiro nk'ibyo bizabajana hirya y'izuba? Abafite ibyo byiringiro bavuga bati Imana data wa twese, muri Kristo tuzanesha urupfu, muri Kristo tuzanesha kamere y'icyaha, kandi uwo turamwizeye niwe mwami wacu w'amahoro. Tugiye komatana nawe mu buzima busigaye hano imbere. Nimuze hano imbere, muhagarare hano imbere tuhahurire. Ufite ubwoba ntirirwa araza, ntabwo akeneye abanyabwoba. Ndasaba abakuru b'itorero ngo muze mubakore mu biganza. Yesu ntabwo akeneye abanyabwoba. Abamwizera bamaramaje mu mitima yabo. Ufite ubwoba yiyicarire, yibereye iwabo mu bwoba. Abamwizeye mwese nimuze hano imbere. Imana ibahe umugisha. Nimwumve. Ufite ubwoba, umuntu wese uvuga ati ndamwizeye, uwo ni we amahoro yanjye, nubwo yaba ari hariya mu muhanda, nubwo yaba